Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'133 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya Yobu ubungubu. Umunsi rero turatangira ibice 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire iravuga ngo Elifazi amuhamya ko icyaha ari cyo cyamuteye ibyago. Maze Elifazi w'umutemani arasubiza ati, mbese umuntu yabasha kugira icyo amarira Imana? Ni ukuri umunyabwenge agira icyo yimarira ubwe. Mbese ishobora byose inezezwa nuko uri umukiranutsi, cyangwa se gutunganya inzira zawe hari icyo biyunguye? Icyo iguhanira ikagushyira mu rubanza ni ukuyubaha. Ikiguhanira ikagushyira mu rubanza ni ukuyubaha. Ibibi byawe si byinshi, ndetse ibicumuro byawe ntibigira urugero, kuko wajyanye ingwate zabo mu vindimwe ku busa, kandi uwambaye ubusa wamwimye umwambaro. Ntiwahaye indushyi amazi yo kunywa, kandi umushonji wamwimye ibyo kurya. Ariko ukomeye we yagiraga igihugu, kandi uwubahwaga niwe wakibagamo. Abapfakazi wabagenzaga ubusa, n'amaboko y'imfubyi akavunagurwa. Nicyo gituma imitego ikugose n'ibiteye ubwoba bigutunguye biguhagaritse umutima. N'umwijima nawo urakugose ukubuza kubona, kandi amazi menshi akurenzeho. Mbese Imana ntiri hejuru mu ijuru? Kandi dore umutwe w'inyenyeri uko ziri kure. Nawe ukavuga uti, icyo Imana izi ni iki? Mbese yabasha guca urubanza inyuze mu mwijima w'icuraburindi? Uti, ibicu bya rukokoma biyibereye igitwikirizo, biyibuza kureba, kandi itarambagira ku gisenge cy'ijuru. Iratambagira ku gisenge cy'ijuru. Mbese uzakomeza inzira ya kera y'abanyabyaha banyuzemo? Bakuweho igihe cyabo kitaragera, urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi. Bakabwira Imana bati, tuveho, kandi bati, icyo ishobora byose yatumarira ni iki? Nyamara amazu yabo yayujujemo ibintu byiza, ariko imigambi y'inkozi z'ibibi imbakure. Abakiranutsi barabireba bakishima, kandi abatariho urubanza barabaseka. Bati, ni ukuri abari baduhagurukiye bararimbuwe, kandi abasigaye babo batsembwe n'umuriro. Noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo, n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose, ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Ute ubutunzi bwawe mu mukungugu, n'izahabu ya Ofiri uyite mu mabuye yo mu masumo. Maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Nibwo uzishimira ibyo byose, ukerekeza amaso yawe ku Mana. Uzayisaba nayo izakumvira, kandi uzayigura imihigo yawe. Uzagira icyo ugambirira kikubera uko ushaka, kandi umucyo uzakumurikira inzira zawe. Nibakugusha uzavuga uti, hariho ikimbyutsa, kandi uwicisha bugufi izamukiza, ndetse izarokora n'uriho urubanza. Ni ukuri azakizwa no kubonera kw'amaboko yawe. Igice cya 23. Yobu yifuza gushyikiriza Imana amagambo ye. Maze Yobu arasubiza ati, na n'ubu kuganya kwanjye kumeze nk'ubugome, imikoba nkubitwa isumba umuniho wanjye. Iyaba nari nzi aho nyibona, komeza ube muri iyi konseri, indirimbo ziririmbwa zose nayitangirira urubanza rwanjye rwose. Akanwa kanjye nkakuzuzamo amagambo yo kwiburanira, nkamenya amagambo yansubiza, kandi nkumva icyo kubera kuzikubita ku cyokezo bakubita brochette ku makara, kumva inkuru nziza imbaraga zayo nyinshi. buriya ibintu byose bitangira aho guhumura. niho umukiranutsi yaburanira nayo, incira urubanza ikansindishiriza parufe iteka zose ryose. zitangira guhumura Dore iyo n'imbere, zifunguwe, ariko ntihari. Nasubira inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho ndashimana cyane, yihisha mu kandi kuboko nsaba n'imbabazi. kugira ngo ntayibone. Ariko izi nzira nyuramo nimara kugerageza nzavamo meze nk'izahabu. Ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. Ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse,
ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ariko igira icyo yituma ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora, kuko ariyo isohoza icyo nategekewe. Ndetse ifite n'ibimeze nk'ibyo byinshi. Nicyo gituma nkurwa umutima nuko ndi imbere yayo. Iyo ntekereje ndayitinya. Imana yihebesheje umutima wanjye n'ishobora byose yanteye imidugararo. Nibyo bimbabaza, si umwijima cyangwa umwijima w'icuraburindi umfutse mu maso. Igice cya 24. Ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Hariho abimura ingabano, banyaga imikumbi ku rugomo bakayiragira, bahuguza imfubyi indogobe yayo, batwara inka y'umupfakazi w'ingwate, birukana indushyi mu nzira, abakene bo mu isi bagakoranira mu rwihisho. Dore bameze nk'imparage zo mu butayu, bajya ku murimo wabo bakagira umwete wo guhaha. Ubutayu bubamereramo ibyo kurya by'abana babo, batema ubwatsi mu mirima yaraye kandi bahumba imizabibu y'abanyabyaha. Barara bambaye ubusa kandi mu mbeho ntacyo bifubika. Banyagirwa n'imvura yo mu misozi kandi bikinga mu rutare babuze ubwugamo. Hariho abashikuza imfubyi ku ibere kandi bagafatira icyo umukene atunze, bigatuma bagenda bambaye ubusa ari nta mwambaro bafite, kandi bakorerwa imiba bashonje. Bagakamurira amavuta mu ngo z'abo bantu, bakengera mu mivure yabo bafite inyota. No mu mudugudu utuwe cyane haba iminiho, kandi ubugingo bw'inkomere burataka, ariko Imana ntiyita kuri ubwo rugomo. Abo nabo mubanga umucyo ntibazi inzira zawo, habe no kugendera muri zo. Umwicanyi abyuka mu rukerera akica umukene n'indushyi, kandi nijoro agenza nk'umujura. Umusambanyi arindira ko bwira akavuga ati ntawe uza kumbona, akipfuka mu maso. Mu mwijima bacukura amazu, ku manywa bakikingirana, ntabwo bazi umucyo. Bose igitondo kibamerera nk'igicucu cy'urupfu, kuko bamenyereye ubwoba butewe nacyo. Bahunga bacikiye mu mazi, umurage wabo ukaba w'ibivume mu isi. Ntabwo bahinguka mu nzira zijya mu mirima y'inzabibu. Icyokere n'ubushyuhe bikamisha amazi ya shelegi, niko ikuzimu hagenza abakoze ibyaha. Inda yamubyaye izamwibagirwa, azaribwa n'inyo aziryohere, ntazongera kwibuka ukundi. Gukiranirwa kuzavunwa nk'igiti, anyaga ingumba itigeze kubyara, kandi ntabwo agirira umupfakazi neza. Ariko Imana ikomeza abakomeye n'imbaraga zayo, ihagurutsa abihebye mu bugingo bwabo, ibaha kugira amahoro bakagubwa neza, kandi amaso yayo iyahanze ku nzira zabo. Bashyirwa hejuru, hashira igihe gito bakaba batakiriho. Ni ukuri bacishwa bugufi, bakavanwa mu nzira nk'abandi bose, bagatemwa nk'amasaka. Niba na n'ubu atari uko biri, ninde wahamya ko mbeshya? Agahindura ubusa ibyo mvuze. Igice cya 25. Biludadi avuga ubwa gatatu. Maze Biludadi w'umushuhi arasubiza ati ubutware n'igitinyiro n'iby'Imana, kandi itanga amahoro mu buturo bwayo bwo hejuru. Mbese imitwe y'ingabo zayo irabarika, kandi utaramurikirwa n'umucyo wayo ninde? Umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Dore ndetse n'ukwezi ntikumurika, n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Ntanswe umuntu w'inyo gusa n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Igice cya 26. Yobu amusubiza yuko azakomeza kwizera Imana. Maze Yobu arasubiza ati wafashije umunyantege nke ntugasekwe, wakijije uw'amaboko adakomeye, wagiriye inama udafite ubwenge, werekanye rwose ubwenge bw'ukuri. Wowe wabwiye ayo magambo ninde? N'umwuka wakuvuyemo ni uwande? Abapfuye bahindira umushyitsi munsi y'amazi menshi n'ibiyarimo. Ikuzimu hatwikururiwe imbere y'Imana, na kirimbuzi nta gitwikirizo afite.
Ikasikasi yahashanjije hejuru y'ubusa, n'isi yayitendetse ku busa. Ipfunyika amazi mu bicu byayo bya rukokoma, kandi ibicu ntibitoborwe nayo. Intebe yayo irayikingira imbere, igatwikiriza igicu cyayo. Amazi menshi yayashyizeho urugabano rugeza aho umucyo n'umwijima biherera. Inkingi z'ijuru ziranyeganyega, zigatangazwa no gucyaha kwayo. Ibirinduza inyanja ububasha bwayo, n'ubwenge bwayo ibutemesha imiraba y'ubwibone. Umwuka wayo utera ijuru kurabagirana, n'ukuboko kwayo ikagugotesha inzoka yihuta. Dore ibyo ni byo ku mpera y'imigenzereze yayo gusa, ibyo twumva byayo ni bike cyane, ni nk'ibyongororano, ariko guhinda n'uk'ububasha bwayo ninde wabisobanura? Imana ibahe umugisha. Nkomeje kandi mbifuriza Noheli nziza, mukomeze mugire n'impera nziza z'umwaka. Tuzakomeza ejo ku bice 27 mu gitabo cya Yobu. Mugire Noheli nziza kandi Imana yo mu ijuru ibishimire.